Yesu Kristu mukiza wacu, twiyeguriye umutima wawe, kukurangwa n'urukundo n'impuhwe, ukagira ituze n'ubwiyoroshye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Waruje ushaka Yezu, dore nguriya muri ririya sakramento ry'Ukarisitiya ntagatifu, niwe ni Yezu nyirizina. Ni hariya muri taberenakoro umuja we Marigarita Mariya yamubonye mu sakramento ry'Ukarisitiya, niho yumviye ijwi rya Yezu, yumva amaganya n'imiborogo by'umutima we washenguwe n'ishavu kubera urukundo rwe n'ubuhemu bw'abantu. Ese mu by'ukuri waruje ari ushaka? Wishidikanya, niwe wamubonye. Murebe, niwe rwose Imana y'urukundo n'urugwiro, Nyagasani nyirimpuhwe n'imbabazi, w'iparayeromoniyare ni Yezu. Ubwenge bwacu nibujye gusura urwo rusengero rworoheje Yezu yigaragarijemo by'agatangaza, maze twisunge Marigarita Mariya wigishijwe n'umutima mutagatifu wa Yezu, dupfukame dukoze uruhanga ku butaka, tugire umutima wuje ikinyotera, dusenge Nyagasani Yezu Kristu umwami wacu, ushaka kutuganiriza mu gihe cy'iyi saha ntagatifu ibyerekeye ishavu n'agahinda, ibyifuzo n'umutsindo umutima we mutagatifu wagize. Ese waruje kumureba no kuganira nawe mu busabane busesuye? Dore Yezu nguriya ni ubwe. Weretse Marigarita Mariya umutima wawe mutagatifu, ari nk'itanura ry'urukundo, ukunda abantu bakwitura inabi. twana twanjye, nimwubure amaso, nubwo bwose mufite isoni n'ikimwaro kubera ko muri abanyabyaha, mundebe mudatinya, ndi Yezu. Yezu Imana y'urukundo, igaragariza urukundo rwayo mu mbabazi. Nimuze ku meza yanjye matagatifu, ndakonje, maze ngashaka kumva ubususuruke bw'urukundo rwanyu. Nimuze muhazwe mu kigwi cy'abakristu benshi batigera bahazwa na rimwe. Iyo mwari muzi ingano y'ishavu n'agahinda ngira, iyo ndambuye ibiganza nk'umusabirizi, ngasaba imbaga y'abantu kunyegura imitima yabo ntibigire icyo bibabwira, bakanyiyima. Maze nkagaruka nimugoroba muri taberenakoro nkigunga, mfite akababaro natewe n'ibyo biremwa by'abantu batabarika bakomeza kunyirukana. Ariko umutima w'ubushumba mwiza ntuzarambirwa na rimwe, ntuzigera na rimwe urakarira abantu nubwo bose batanshaka. Nkomeje kubahamagara, nzakomeza kubinginga rimwe na rimwe nimugoroba, ibirenge byanjye biva amaraso. Ariko amaherezo urukundo rwanjye rwashoboye kwigarurira umutima w'umwana n'uw'umukene, wemera gufata umwanya ukomeza yisangira ry'ifunguro ryanjye mu Ukarisitiya. Bakunzi banjye, iyo ntawe unyitayeho bene aka kageni birambabaza cyane. Ni benshi cyane bamara igihe kirekire batumva uburyohe bwo guhazwa. Nyamara isakramento ry'Ukarisitiya ntagatifu ni umurage uhebuje kandi w'umwihariko wahawe abantu kugira ngo ubabere umusogongero w'ijuru. Mfite inyota y'urukundo, mfite inyota ikabije yo kubahwa n'abantu.
mu isakaramentu ritagatifu ry'ukarisitiya, maze singire n'umwe mbona ugerageza kumara inyota n'ibyo nifuza, anyitura bimwe mu byiza namuhaye n'ineza namugiriye. Mfite inyota idashira yo kwitanga buri munsi, niha abantu bose mu isakaramentu ryanjye ry'ukarisitiya. Nimunsage mwebwe nshuti nahisemo, maze ikinyotera mufite gihongerere ibyaha by'abadashaka kumenya iyo ngabire ihebuje. Muhazwe mutanga impongano, mumpe ibyo abahemu benshi banyima. Munsomagure muhazwa, mungire umushyitsi usanzwe mu mitima yanyu, kugira ngo musimbure abakristu benshi batansanga, maze kubera gutwarwa n'iby'isi bakibagirwa ko muri tabenakoro aho Imana Data umubyeyi wabo ariho atuye mu ishusho ry'ifunguro ritagatifu ry'ukarisitiya. Kubera ubuzima bw'Imana muri mwe, ndashaka kubabera ingirakamaro kurusha uko umwuka n'amaraso biba byababereye ingirakamaro, ndetse n'umutima wanyu ni ngombwa ko mu buzima bwanyu bw'umubiri wishima. Njyewe Yezu uri mu isakaramentu ry'ukarisitiya, ndi ubugingo bw'ubuzima bwanyu, ndi umugati nyabuzima, ifunguro ry'umutima wanyu. Kubera guhazwa nguma muri mwe, namwe mukaguma muri jye, kugira ngo nunge ubumwe namwe kugeza ku bumwe budatandukana bw'ubuzima bw'iteka. Nimunsange mudatinze, mwihutire kunsanga mugana kuri alitari zanjye, maze munsezeranye ibihozo n'ihumure byo guhazwa kenshi, muhongerera ibyaha by'abantu. Ese mwamutumva ukuntu bakunda n'akababaro mfite? Bana banjye, nimunsubize. Wabwiye Marigarita Mariya, wabaza singiza umutima wawe, uzaba umugisha n'inema nyinshi, ukazabarengera igihe cyose. Imana itegereje igisubizo cyacu, ifite impungenge tuyisubize n'umutima wacu wose. Nk'uko impara igira inyota ikiruka isanga amazi afutse, niko natwe inshuti zatwawe n'umutima wawe twiruka tugusanga, wowe soko idakama, wowe buzima bw'iteka, wowe byishimo n'umunezero byo muri paradizo. Wowe Yezu uri mu isakaramentu ry'ukarisitiya, Nyagasani Yezu, ntabwo tukubwira ubusa, ahubwo mu gihe cy'isa ntagatifu turagusezeranira kubeshwaho n'ukarisitiya ntagatifu, kugira ngo tukwibagize ko hari abakristu benshi babura ku meza matagatifu ntibahazwe na rimwe. Ayo masezerano yacu akugere ku mutima, maze aho uri kuri alitari wakire isengesho ryacu, wowe nyagukundwa wigize imbohe muri tabernakulo. Ngwino Nyagasani Yezu, turagusenga aho uri muri iri sakaramentu ry'umutuzo n'ubwiyoroshye buzira iherezo, wowe ukunda imitima yacu. Utere imitima yacu kugira inyota y'ukarisitiya. Ngwino Nyagasani Yezu, turagusenga muri iri sakaramentu ry'urukundo. Utere imitima yacu kugira inyota y'ukarisitiya. Ngwino Nyagasani Yezu, turagusenga muri iri sakaramentu ry'ituze ridashira. Utere imitima yacu kugira inyota y'ukarisitiya. Ngwino Nyagasani Yezu, turagusenga muri iri sakaramentu ry'isoko nyakuri icyitwa ubutungane cyose. Utere imitima yacu kugira inyota y'ukarisitiya. Ngwino Nyagasani Yezu, turagusenga muri iri sakaramentu ry'isoko y'imbaraga ndengakamere. Utere imitima yacu kugira inyota y'ukarisitiya. Ngwino Nyagasani Yezu, turagusenga muri iri sakaramentu ry'ibihozo n'ihumure bitavugwa.
utere imitima yacu kugira inyota y'ukarisitiya. ngwino nyagasani yezu turagusenga muri iyi sakramento ry'amizero ndengakamere. utere imitima yacu kugira inyota y'ukarisitiya. ngwino nyagasani yezu turagusenga muri iyi sakramento ry'ingwate y'ubuzima bw'iteka. utere imitima yacu kugira inyota y'ukarisitiya. ngwino nyagasani yezu turagusenga muri iyi sakramento ry'uburyohe budashira. utere imitima yacu kugira inyota y'ukarisitiya. ngwino nyagasani yezu turagusenga muri iyi sakramento ry'isoko idakama y'amahoro. utere imitima yacu kugira inyota y'ukarisitiya. ngwino nyagasani yezu turagusenga muri iyi sakramento ry'urumuri rutazima. utere imitima yacu kugira inyota y'ukarisitiya. ngwino nyagasani yezu turagusenga muri iyi sakramento rikubiyemo ibyiza byose by'ijuru. utere imitima yacu kugira inyota y'ukarisitiya. ngwino nyagasani yezu turagusenga muri iyi sakramento ry'ingwate y'ikuzo ry'izuka. utere imitima yacu kugira inyota y'ukarisitiya. wasabye Marigarita Mariya kwicuza guhabwa ukarisitiya, gushengerera kuba imboneka, kubahiriza isaha ntagatifu. ntitubyibagirwe, ntabwo ibyo tumaze kuvuga tubwira Yezu ari ijambo ryo guhimbarwa akanya gato, ni icyemezo gikomeye, ni amasezerano ahamye yateguwe yo kujya guhabwa kenshi duhongerera ibyaha by'abantu. urukundo rwanyu rumbera igihozo n'ihumure. amasezerano yanyu antera ubutwari akanyongerera imbaraga. bana nkunda cyane, mwongere mutege amatwi icyifuzo cya nyagasani akaba n'Imana yanyu. ndabasaba ko buri wa gatanu w'imboneka buri kwezi ugenerwa by'umwihariko kumbera umunsi w'igihozo n'ihumure. kuri uwo munsi ndashaka ko muba iruhande rw'umutima mutagatifu wanjye, maze nkabahaza ingabire nageneye abadahemuka b'inshuti zanjye byahebuje. ndabasaba ko uwo munsi w'urukundo n'umurava, umunsi w'impongano n'igihozo, mwawugira uwanjye kubera urukundo rw'abana bakunda umubyeyi. ndabasaba ko mwawuhimbaza mwamamaza ibisingizo by'ikuzo ryanjye mushyizeho umwete. ndabasaba ko mwebwe mwabaye abatoni banjye n'inkoramutima zanjye mwaza mugahazwa ku wa gatanu w'imboneka z'ukwezi, mukaza kunsura mu isakamento ry'ukarisitiya mufite ikinyotero n'umurava by'abamarayika. nimuze mufate umwanya wa Yohani umwigishwa wanjye nkunda cyane, mumvugishe mu mvugo ya Marigarita Mariya wagize ihirwe ryo kumbera inkoramutima. nuko nimumara guceceka no kwisuganya, umutwe wanyu wegamiye umutima wanjye, umutima wanyu ususurutswa n'ubushyuhe bw'urukundo rwanjye, mumbwira ingorane n'inyungu mufite. murambwira amazina y'inshuti zanyu z'inkoramutima, mumbwira bankomeyeho n'abantera agahinda. murashyira mu biganza byanjye ibyifuzo byanyu by'ubutungane n'intego yanyu yo kumpesha ikuzo. muranganyira ububabare n'ingorane mufite, munyereke intege nke zanyu, mumpishurire ibanga ryose ry'umutima wanyu. uwa gatanu w'imboneka z'ukwezi uzaba umunsi w'imbabazi n'impuhwe kugeza ku ndunduro y'ibihe. nshuti zanjye, ntimuzacikwe no gusabira ingo zanyu n'imiryango yanyu n'abanyabyaha. kuri uwo munsi musabire cyane cyane abasaserdoti banjye n'intumwa zanjye, kugira ngo babe intungane kandi bageze ku butungane bo bashinzwe. noneho nimutege amatwi iri jambo ryanjye ribabera ingwate y'ingororano itazashira.
kubera impuhwe z'igisagirane z'umutima wanjye. Nsezeranye ku rukundo rwawo rushobora byose ruzasesekaza mu bantu bose bazahazwa inshuro 9 zikurikiranye kuwa gatanu y'imboneka z'ukwezi ingabire yo kwicuza no kugarukira umubyeyi wabo, ntibazapfire mu bucibwe badahawe amasakaramentu. Umutima wanjye ari wo ubabereye mu gihe cyabo cya nyuma, ubuhungiro budahangarwa. Nshuti zanjye nkunda, igisubizo cyanyu ni ikihe cy'ayo masezerano twavuga ko akubiyemo ububasha bwanjye bushobora byose igihe mbegurira umutima muri iki gihe n'iteka ryose? Wemereye Marigarita Mariya kwabazita kuri izo nshingano, uzandika amazina yabo mu mutima wawe mutagatifu. nubwo bwose ndetse no mu ijuru bidashoboka kwitura uko bikwiye ibyiza byose dukesha Imana, reka tugerageze gutangirira hano ku isi mu isengesho ryacu ryoroheje ariko riturutse ku kinyotera dufite cyo gushimira Imana ubuziraherezo. Nyagasani Yezu, twishimiye kutwereka ubukungahare bw'umutima wawe, maze udusezeranira ko uzaduhemba nidusohoza inshingano dufite zo kugukunda, ko wowe ubwawe uzatubera igihembo, bityo tuzaba mu ijuru kuko uri Imana. Ariko se twebwe dushobora gupfa twakwitura iki ku byiza n'ubuntu utugirira? Kandi se twagushimira dute kuba waradukunze ntacyo uduca, ukageza ku rupfu rw'umusaraba, ukageza ku isakaramentu ry'Ukaristiya? Rwose muri iki gihe ntacyo tudafite, urukundo rw'isugi rwa Yohani, ukwemera gushyitse kandi kwitanga kwa Petero, amarira y'ukwicuza kwa Madalena, kwitangaho igitambo kwa Marigarita Mariya, n'agahebuzo k'umutima utagira inenge w'umubyeyi wawe Bikira Mariya, n'ubukungahare bwawo burenze urugero, kugira ngo uduhaze natwe tuguhaze urukundo, kugira ngo dupfire hano ku birenge byawe, dutwitswe n'umuriro w'urukundo rugurumana rugatwika umutima wawe ukwiye gusengwa. Nyagasani Yezu, tugusezeranyije ko kuva ubu uwa gatanu w'imboneka z'ukwezi washatse ubwawe ko uba umunsi w'impongano uzaba uwawe, umutima wacu ukawukwegurira kuva mu museso kugeza ku mugoroba. Nyagasani Yezu, uzasanga mu mutima wacu ijambo, impumeko, amatwara mashya bizakubwira urukundo tugufitiye, inyiturano n'icyifuzo gikabije cyo kukubera igihozo n'igihumuriza. Natwe mwigisha dukunda, turagusaba ingabire imwe rukumbi, ingabire yo gukomeza kutugirira impuhwe n'imbabazi, nubwo bwose turi abanyantege nke, tukagira n'ubushake buke kandi bujegajega. Nyagasani utubabarire. Mutima wa Yezu nyirimpuhwe,
ntuzaturambirwe. ntuturambirwe mutima mutagatifu wa Yezu. ntuturambirwe mutima mutagatifu wa Yezu. Igihe tugutabaza nyagasani Yezu, kubera ko twumva umutima wacu ucitse intege n'urukundo rwacu tugufitiye rukonja. ntuturambirwe mutima mutagatifu wa Yezu. Igihe tugutabaza nyagasani Yezu, twugarijwe n'ibishuko bituma ukwemera kwacu gucogora kandi kugacumbagira. ntuturambirwe mutima mutagatifu wa Yezu. Igihe tugutabaza nyagasani Yezu, dufite umunaniro, twatewe n'intambara, turwana n'ibishuko n'ubwitange budacogora. ntuturambirwe mutima mutagatifu wa Yezu. Igihe tugutabaza nyagasani Yezu, rimwe na rimwe twihebye kubera ubuzima bubi n'ububabare bukabije. ntuturambirwe mutima mutagatifu wa Yezu. Igihe tugutabaza nyagasani Yezu, twacogojwe n'ubuhemu bubabaje kandi butunguranye. ntuturambirwe mutima mutagatifu wa Yezu. Igihe tugutabaza nyagasani Yezu, turi mu bihe bibi, dufite ishavu n'agahinda, duterwa no gushidikanya. ntuturambirwe mutima mutagatifu wa Yezu. Igihe tugutabaza nyagasani Yezu, kugira ngo uze mu rugo iwacu, mu muryango wacu, udukize umuruho, uduhumurize mu ngorane n'ububabare umuntu adashobora kubonera umuti uretse wowe gusa. ntuturambirwe mutima mutagatifu wa Yezu. Igihe tugutabaza nyagasani Yezu, nk'umunyasamariya w'impuhwe, kugira ngo ukize umurwayi ku mutima ukeneye impuhwe n'imbabazi zawe nyinshi. ntuturambirwe mutima mutagatifu wa Yezu. Igihe tugutabaza nyagasani Yezu, kugira ngo tuguhobere ubwa nyuma ku isaha yacu ya nyuma hano ku isi, duhazwa Ukaristiya ntagatifu, uzabanguke kugira ngo uduhe ubugingo budashira. ntuturambirwe mutima mutagatifu wa Yezu. Twisunze Marigarita Mariya, utwegamize ku mutima wawe, tuhavoma imbaraga n'urukundo, tukubera abanyamutima. umutima wa Yezu ugumane natwe. Turagushimira nyagasani Yezu, mu izina ry'abarushye n'abaremerewe bakavuka ubundi bushya kubera urukundo rwawe. Natwe igihe intege nke zacu zizadutegeka urupfu rw'icyaha, mwigisha mwiza, ntuzadutererane. umutima wa Yezu ugumane natwe. Turagushimira nyagasani Yezu, mu izina ry'abendaga gupfa ukabakiza bari bageze kure ku munota wa nyuma. Natwe igihe ububabare bukabije buzatuburira ko igihe cy'ubutabera nyirizina kizaba cyegereje rwose, mwigisha mwiza, mucunguzi utuza kandi woroshya, ntuzadutererane. umutima wa Yezu ugumane natwe. Ni koko uzagumane natwe mutima wa Yezu, igihe ubuzima bwacu buzaba bugeze mu marembera, igihe ikinyoma n'amazimwe abo kuri iyi si azaba yashiriye imbere y'urumuri ruteye ubwoba rw'urukiko
rutibeshya n'imanza ruciye ntizijuririrwe. Nyagasani Yezu, kuri iyo saha iteye ubwoba tukurarikiye kuva ubu hakiri kare kwibuka amasezerano yawe, kandi tukwinginga kugira ngo udusomere urubanza rudasubirwamo rwanditswe mu gitabo cy'urukundo, aho wadusezeranyije kwandika amazina yacu. Uce rero urubanza ukurikije ineza, urukundo n'urugwiro by'umutima wawe nyirimpuhwe. Nyagasani Yezu, kugira ngo tuguhe igisubizo cy'ibyo wadusabye, turashaka gusabira abasaseredoti bawe, abaturira igitambo cyawe kuri alitari n'intumwa zawe, wowe mukiza dukunda, ubahe urumuri rw'ukwemera gushyitse, ubahe ingabire y'urukundo ruzira umupaka, ubakungahaze ubwiyoroshye mu bigeragezo byose. Nyagasani Yezu, ubahe gushaka ubutungane, kandi ubatere umwete wo guharanira ikuzo ryawe batizigama, kubera ko imyaka yeza ari myinshi. Nyagasani Yezu, wongere abasaruzi b'intungane nyakuri bakorere kiliziya, kandi cyane cyane wohereze abakozi mu muzabibu wawe ukurikije umutima mutagatifu wawe. Nimusabire umushumba mukuru wa kiliziya, nimuture Imana ibikorwa by'ingirakamaro by'ejo kuwa gatanu w'imboneka z'ukwezi, cyane cyane musabire abasaseredoti kuba intungane. Nyagasani Yezu akomeze kutumenyesha ibyifuzo bye, maze ijwi rye rishimisha abamarayika bo mu ngoro ye rituyobore inzira iganisha ku mutima we mutagatifu. Mwebwe mwese nahamagaye mukanyitaba, mwambere abatoni n'inkoramutima kurusha abandi. Mumenye ko urukundo n'impuhwe mwangiriye mu mutima wanyu byambereye ikinyobwa gihebuje n'ihumure igihe nari mu busitani mbabara bikabije. Umutima wanjye wari washenguwe n'intimba, ishavu n'agahinda. Icyo gihe ubatandukanyije n'abandi, urabamenya mu mwijima w'igitsimane. Murankunda nta shiti, ndabizi munkunda kurusha abandi benshi, maze kubera ko mungaragariza ubudahemuka kurusha benshi mu bavandimwe banyu, mumfiteho uburenganzira bwinshi bwo kwizerwa. Nasabye isaha ntagatifu umugeni wanjye Margarita Maria kugira ngo icuge uburakari bwanjye, cyangwa insabe kubabarira abanyabyaha, no kugira ngo ihoshe ububabare nagize kubera intumwa zanjye zantereranye, bigatuma mbagayira ko batashoboye kuba maso isaha imwe hamwe nanjye. Mbega ngo kubabona hano birambera igihozo n'ihumure, nk'uko Margarita Maria yabitanzeho urugero rwo kwifatanya nanjye mu gihirahiro, mu bwigunge, mu bwicarubozo byashenguye umutima wanjye wahagijwe agashinyaguro. Mujye mukora buri gihe ubwo burinzi, mutanga n'impongano z'ibyaha, mwuje urukundo rwa kivandimwe n'ubwitange, kugira ngo mutebutse amaza y'ingoma yanjye no kwisubiraho kw'abanyabyaha. Nimunsenge mube maso hamwe nanjye, ntimuntererane igihe mpabwa inkongoro isharira y'ububabare bwanjye. Ntabwo nzitabaza imitwe y'ingabo zo mu ijuru, ni mwebwe nshaka ko muba abahamya b'ububabare bwanjye bukabije. Ndashaka abantu nacunguje amaraso yanjye kugira ngo bahereze akiva mu mitsi yanjye. Ndashaka gucigatirwa n'amaboko y'inshuti zanjye zindahemuka. Umutima wanjye wakomeretse ugahazwa agashinyaguro, ukaba isoko y'amarira yanjye, ni nawo umutima w'umuvandimwe
w'imfura y'umubyeyi wanyu, niwo murage wanyu mwebwe ubwanyu, kandi ntuteze kubamburwa bibaho. Dore isaha umwana w'umuntu agiye gutangwaho. Rero nimumugire imfungwa yanyu, umwami ufungiye iwanyu. Ese ntimwazanywe no kunshakira hano imbere ya ritari? Nimunyegere, ndi Yezu w'i Nazareti. Dore ibirenge byanjye, dore ibiganza byanjye, ndabibeguriye. Nimubihobereshe ingoyi z'urukundo rukomeye cyane, mwakire cyane cyane umutima wanjye, maze imitima yanyu iwufungirane ubuziraherezo. Ese noneho ubungubu mwebwe mwambereye igihozo n'ihumure, hari ikindi mushaka? Icyo musaba ni iki? gukunda wowe Yezu no guhesha ikuzo umutima wawe ukwiye gusengwa. Ubwo se nyamara mwamwibagiwe inyungu zanyu hano ku isi? Igihembo gihera ibindi mwifuza ko mbaha ni ikihe? Gukunda wowe Yezu no guhesha ikuzo umutima wawe ukwiye gusengwa. Mbigenze nte? Ntabwo rero mwifuza iby'isi bishira bwangu, cyangwa amagara mazima? Nimumbwire, nihe ngurane musaba y'iyi saha ntagatifu? Gukunda wowe Yezu no guhesha ikuzo umutima wawe ukwiye gusengwa. Bana banjye nkunda cyane, ubwitange bwanyu bungera ku mutima. Ariko se mudatinye, nshobora kubaha iki? Ni iki nshobora kubakungahaza kubera kwitanga kwanyu mutizigama? Gukunda wowe Yezu no guhesha ikuzo umutima wawe ukwiye gusengwa. Inshuti zanjye nkunda cyane, iyi ni imvugo y'intungane. Iyo muvuga mutyo muba munsinze. Ariko nimunsabe, muvuge mudatinze cyane icyo munsaba. Gukunda wowe Yezu no guhesha ikuzo umutima wawe ukwiye gusengwa. Ariko iyo munsubiza mutyo mwishyira mu maboko yanjye mutizigamye. None rero dore umutima wanjye ndawubeguriye. Nimuwubwire ibyifuzo byanyu by'inkoramutima. Ese ni ibihe? Gukunda wowe Yezu no guhesha ikuzo umutima wawe ukwiye gusengwa. Ariko se mu ngorane n'umubabare bwanyu, mu buhemu budahemukira urukundo rw'abantu, nta nyoroshyo mushaka gusaba, cyangwa ibihozo n'ihumure mukeneye? Inyoroshyo ni iyihe? Igihozo cyangwa ihumure nshobora kubaha cyaba ikihe? Gukunda wowe Yezu no guhesha ikuzo umutima wawe ukwiye gusengwa. Maze kubera icyo cyifuzo gikomeye cyo kunkunda, kubera n'inyota idashira yo kumpesha icyubahiro n'ikuzo, ni ikihe kimenyetso cy'umusogongero ubutungane munshakaho guhera hano muri ubu buzima? Gukunda wowe Yezu no guhesha ikuzo umutima wawe ukwiye gusengwa. Nshatse abampoza n'abampumuriza narababuze, haba mu bwenge haba mu kuri. Ariko se igihe muzaba musamba mugiye kuva kuri iyi si, munsabye iki? Kubera ko icyo gihe cyo kubahiriza isaha ntagatifu mwahojeje kandi mugahumuriza Imana yanyu igihe yababaraga bikabije. Gukunda wowe Yezu no guhesha ikuzo umutima wawe ukwiye gusengwa. Nimusezeranire umutima mutagatifu wa Yezu kuzakomeza mu buzima bwanyu bwose kubahiriza isaha ntagatifu no gukwirakwiza uwo mwitozo urumbuka imbuto z'umukiro. Nimusezeranire umutima mutagatifu wa Yezu kuzakomeza mu buzima bwanyu bwose kubahiriza isaha ntagatifu no gukwirakwiza uwo mwitozo urumbuka imbuto z'umukiro. Wifuza kwinkora mutima zawe, zikwegera zishengerera, zihongerera ibicumuro, bikorerwa umutima wawe, turakwiyeguriye.
turakwiyeguriye mutima mutagatifu wa Yesu. Twana twanjye mukikijwe n'abanzi batabarika, inkubi y'umuyaga iraberereza ituruka ikuzimu mu muriro utazima, aho izina ryanjye ryabaye ruvumwa, aho abatashatse gutabarwa n'ingabire yanjye ngo batsinde batsinzwe uruhenu, bakorama mu nyenga ubuziraherezo. Ibisazi bya Sekibi bigambiriye koreka imitima ya benshi, ariko mwigira ubwoba. Isi narayitsinze kimwe n'umuriro utazima. Nimugume mu mahoro, dore ngiye kubereka ikimenyetso cy'ibendera ry'umutsindo waronkeye isi yose ihirwe n'umunezero. Iryo bendera ni umutima wanjye. Nimupfukame maze mwuzure urukundo, mwakirane ibyishimo bizira inenge, muwusenge muwutura ineza yose muwukesha, kuko ari umutima w'Imana yanyu, umukiza wanyu wabakunze akageza ku rupfu rw'i Karuvariyo no ku isakamento tagatifu ry'Ukaristiya. Arababwira umutima we urangwa n'imbabazi n'impuhwe, arabinginga afite amaganya menshi kugira ngo mumukunde kuruta byose ku isi no mu ijuru. Kubera amahwa akomeretsa uruhanga rwanjye, kubera umusaraba usoza ububabare bwanjye, ariko kubera cyane cyane igikomere cyavuye amaraso kandi kigahinguranya urubavu rwanjye, mbasezeranyije nkomeje kuzahesha ikuzo ryinshi umutima wanjye wakomeretse, maze nzawumenyekanishe kandi nzawukundishe abakeneye iyo soko itangaje y'izuka n'ubuzima. Nimunsange mwebwe mwaciwe mu munezero wo kuri iyi si kandi mushaka ituze ihirwe n'umunezero. Mwitinya, nimwinjire mu gikomere cy'urubavu rwanjye, maze muzagire amahoro yifuzwa kandi akenewe n'umutima wanyu. Nimunsange mwebwe mwashutswe n'ibyokotsi byo mu butayu, mwitinya, nimwinjire mu gikomere cy'urubavu rwanjye, maze muzagire ibyita bitagatifu by'urukundo rw'Imana rumara icyitwa inyota cyose. Nimunsange mwebwe mugenda mu nzira ikikijwe n'imanga, ububabare n'ubuyobe, mwitinya, nimwinjire mu gikomere cy'urubavu rwanjye, maze muzagire amizero, ibihozo n'ihumure Imana y'urukundo yabazigamiye. Nimunsange mwebwe mutasekewe n'ubuzima, mukaba muri henshi hano ku isi, mwebwe mutahiriwe n'ubutunzi n'ishimwe ry'abantu, mwitinya, nimwinjire mu gikomere cy'urubavu rwanjye, maze mu gihe cy'ibigeragezo by'ubuzima muzabone urumuri, mubone ikiruhuko, ihirwe n'umunezero bitavugwa. Nimunsange bidatinze mwebwe mwaba mukibyiruka cyangwa se mugeze mu zabukuru, mu marembere y'ubuzima, mwebwe mwazinutswe iraha ry'isi riterwa n'ibishimisha byo kuri iyi si. Ntimutinde, nimwinjire, nubwo bwose ari ku isaha ya 11 y'ubuzima bwanyu, mu gikomere cyo mu rubavu rwanjye, maze munezerwe mugire amahoro ahoraho iteka. Koko nimunsange mwese, umusirikare witwaga Longini yabakinguriye umutima wanjye, nanjye ndatura iki gikomere cyacunguye abantu, nihutira kugitumiramo abantu b'intungane, abanyabyaha, abahemu, imbabare maze bose nkabaremamo ubuhungiro, ihirwe n'umunezero bitavugwa. Wiyegurira urukundo rw'umutima wanjye azawubamo umubesheho. Ugira imbabazi Yezu, utuza kandi woroshya, wibuke ko wasezeraniye umutsindo ingabo zirwanira ku ibendera ry'umutsindo w'umutima mutagatifu wawe. wibuke amasezerano yawe mutima mutagatifu. Ugira imbabazi Yezu, utuza kandi woroshya, wibuke ko wasezeranye guha amahoro imiryango y'abagukunda, bakimika ishusho y'umutima mutagatifu wawe. wibuke amasezerano yawe mutima mutagatifu.
ugira imbabazi Yezu utuza kandi woroshya, wibuke ko wasezeranye kwigarurira abanyabyaha binangiye ukoresheje imbaraga zitangaje z'umutima mutagatifu wawe. wibuke amasezerano yawe mutima mutagatifu. ugira imbabazi Yezu utuza kandi woroshya, wibuke ko wasezeranye gutagatifuza imitima y'abiyeguriye umutima wawe mutagatifu bafite ukwemera gushyitse. wibuke amasezerano yawe mutima mutagatifu. ugira imbabazi Yezu utuza kandi woroshya, wibuke ko wasezeranye kuruhura abarushye n'abashavuye bakeneye uguhozwa no guhumurizwa n'umutima mutagatifu wawe. wibuke amasezerano yawe mutima mutagatifu. ugira imbabazi Yezu utuza kandi woroshya, wibuke ko wasezeranye kuvura umwete muke w'abitita ku iyobokamana, ushishikariza abantu bose kugira umwete n'ubutwari babikesheje umutima mutagatifu wawe. wibuke amasezerano yawe mutima mutagatifu. ugira imbabazi Yezu utuza kandi woroshya, wibuke cyane cyane ko wasezeranye ko uzaha kuruhukira mu gituza cyawe, kuhasinzirira no kuhapfira neza mu butungane no mu mahoro inshuti zawe, abaguhoza bakaguhumuriza n'intumwa z'umutima mutagatifu wawe. wibuke amasezerano yawe mutima mutagatifu. noneho ubungubu nimusabe umutima mutagatifu wa Yezu iby'inkoramutima mwifuza ko ubaha. tuguhereje kiliziya n'abashumba bayiragira n'abakristu bose bayirimo, ngo bagire abanyamutima. ese bana banjye nkunda cyane, muzi impamvu mbunamira mbereka urukundo n'urugwiro rw'agatangaza? nimuntege amatwi munyumve neza. ndabakunda birenze urugero, kuko ngomba kuba umuvandimwe wa muntu, kuba Yezu umuvandimwe wanyu, ingorane nyinshi mugira, kuba ntacyo mwishoboreye na busa, ibyago byanyu byabuze umuti, no kuba muri ubusa kandi mwugarijwe n'ubukene n'ibyago bitabarika. inyanja y'ibyo byose niyo yabakururiye kuba mu nyanja itagira iherezo y'impuhwe n'imbabazi zanjye. nimwe rero mwabaye impamvu kandi nimwe nagiriye, kugira ngo ngire umutima waremwe, umutima wakomeretse nk'uwanyu, ukaba ufite ikimenyetso cy'amaraso y'abacunguwe, kugira ngo yemere ko mbakunda namwe munyegurire umutima wanyu. nashatse ko ubusabane n'ubumwe bw'impuhwe zanjye n'intege nke zanyu bugira umunsi w'ubukwe butangaje, bwiza cyane, bw'agahebuzo, umunsi w'ibyishimo n'umunezero by'ijuru, umusogongero w'ubumwe bwacu buzahoraho. niyo mpamvu nasabye ko uwa gatanu ukurikira umunsi wa munani nyuma yo kwizihiza isakaramentu ritagatifu uzaba umunsi mukuru wihariye wo guhesha ikuzo, kubahiriza no guhimbaza umutima wanjye. ndashaka ko kuri uwo munsi wiswe umunsi w'umutima mutagatifu wanjye, haba umunsi mukuru ukomeye w'imbabare zibana nanjye mu ihema ryo mu butayu bw'ubuzima, umunsi mukuru usumba iyindi, ukaba uw'abantu b'abanyabyaha bagiriweho imbabazi n'umuhuza wabo wabunze ubumwe n'Imana kubera urukundo. nibansange rero abakene, abashavuye, abatereranywe, insuzugurwa n'abanyabyaha, bose nibansange, maze igihe bahimbaza mu byishimo ibyiza by'ingenzi bakesha urukundo mbakunda, kuba narigize umuntu, kuba narabaye bikabije, no kuba buri gihe mu isakamento ry'Ukaristiya bituma kwizihiza uwo munsi birumbuka imbuto y'amahoro n'iy'umukiro. mwebwe twana twanjye, nimwizihize kandi
muhimbaze cyane iyi pasika y'impuhwe n'imbabazi zanjye. Ibabere umunsi mukuru cyane kubera umwe n'ubusabane by'inkoramutima imitima yanyu igira n'umutima wanjye. Igihe muhazwa kuri uwo munsi kugira ngo muhongerere ibyaha byakorewe umutima wanjye, bitari bikwiye igihe cyose wabaga ushengerewe kuri aritari. Iyi pasika ibabere umunsi mukuru w'ibyishimo n'umunezero mu miryango yanyu, aho muzajya munkomera amashyi mwakira umwami watsinze isi akigarurira imiryango yanyu mu mahoro n'ibyishimo. Iyi pasika kandi ibabere umunsi mukuru wamamaye, ukaba ikirangirire mu banyamahanga bigaruriwe n'amarira, impuhwe n'imbabazi z'Imana yabo kandi bari barigometse ku ngoma y'urukundo rwayo. Iyi pasika nanone ibabere umunsi kiliziya ihimbaza kandi ikizihiza ku isi yose, igira ngo urukundo n'urugwiro rudashira rw'umutima wanjye ruhabwe icyubahiro n'ikuzo uko amasekuru agenda asimburana n'amasekuruza. nimusezeranire umutima mutagatifu wa Yezu ko muzawukorera umunsi mukuru mukawuhimbaza mu rwego rw'umunsi mukuru w'umuryango, murangwa n'ibyishimo haba imbere ya alitari cyangwa mu ngo zanyu. Mutima mutagatifu wa Yezu, turakwiraye kuko tukwizera, wita ku barushye n'abababaye, ntiwirengagiza abakuganyira, turakwiyeguriye. Mutima wa Yezu mutagatifu, turakwiyeguriye. Mutima mutagatifu wa Yezu. Nyagasani Yezu, reka tukuririmbire indirimbo yo kugushimira abamarayika ubwabo bazashobora kuririmba kimwe natwe, kuko batigeze bacumura, ntibamenye agaciro k'impuhwe n'imbabazi zigirirwa abanyabyaha n'ibyishimo by'ijuru biterwa n'Ukarisitiya, umugati ubeshaho abantu. Koko rero twebwe abagiriwe imbabazi, twebwe dufite amaso yasutse amarira n'ayo gushimira Imana yatubabariye. Twebwe dukeneye kubana nawe kugira ngo udutere imbaraga mu nzira y'ubuzima. Turashaka kukubwira tukwinginga rya sengesho ry'abigishwa ba Emawusi tuti: mutima wa Yezu ugumane natwe. Mutima wa Yezu ugumane natwe. Turagushimira Nyagasani Yezu, mu izina ry'abanyabyaha benshi bagiriwe imbabazi, maze igihe ibishuko bizaba bitwugarije bishaka kuduhungabanya n'umutima wacu w'abanyantege nke kandi utishoboye, mwigisha mwiza, ntuzadutererane. Mutima wa Yezu ugumane natwe. Turagushimira Nyagasani Yezu, mu izina ry'imbabare nyinshi wohereje amarira kandi ugahumuriza umutima wabo, maze igihe ububabare buzaza bukatuzonga kubera izina ryawe n'ikuzo ryawe. Mwigisha mwiza, ntuzadutererane. Mutima wa Yezu ugumane natwe. Turagushimira Nyagasani Yezu, mu izina ry'abakene bihebye ukabagarurira amizero, igihe ingorane zadukurikira, ubuzima bubi n'umuruho ukabije. Mwigisha mwiza, ntuzadutererane. Mutima wa Yezu ugumane natwe. Twese turagushimira Nyagasani Yezu,
mu izina ry'abari baratereranywe benshi bagaterwa ubutwari n'amasezerano yawe, igihe isi izadusaruriraho imbuto zayo z'amahwa ahanda. Mwigisha mwiza, ntuzadutererane. Mutima wa Yezu ugumane natwe. Turagushimira Nyagasani Yezu, mu izina ry'abahemukiwe bakareka kugira uwo bizera, ariko bamurikirwa n'ingabire yawe kubera impuhwe zawe, bagasobanukirwa igihe ubuhemu buzaba bwakomerekeje umutima wacu, bugatuma tuzinukwa icyaha ikiremwa cyawe. Mwigisha mwiza, ntuzadutererane. Nyagasani wabaye cyane wenda gupfa uri mu ubusitani bw'igetsimani, Yezu uri mu isakaramentu ry'Ukarisitiya, dore abagabo b'indahemuka bahamya ishavu n'agahinda wagize wenda gupfa mu busitani bw'imizeti, baje gusaba ingabire ihebuje wasezeranyije guha abazajya baguhoza amarira, bagahumuriza umutima wawe n'intumwa z'umutima wawe wahagijwe agashinyaguro. Nyagasani Yezu, ntabwo tugusaba kugira amagara mazima cyangwa ubukungu cyangwa kuramba, ahubwo turakwinginga kugira ngo igihe cy'ububabare n'urupfu nikigera uzadutere amaboko, utwakire, utwereke igikomere cyo mu rubavu rwawe, kandi utureke Nyagasani Yezu utuza kandi woroshya, tuzapfe duhumekera ubwa nyuma mu gikomere cy'umutima mutagatifu wawe, ibisingizo by'urukundo tugufitiye, dutanga impongano z'ibyaha. Igihe cy'iyo saha itazibagirana, tuzibuka ko twagize intege nke kuva mu bwana, mu busore no mu bukumi no mu buzima bwacu bwose. Wowe Nyagasani Yezu udukunda rwose, uzatwibutse amasezerano yawe, utwereke igikomere cyo mu rubavu rwawe, uduhishurire umutima wawe kugira ngo ucogoze ububabare bw'imitima yacu izaba isamba. Igihe tuzaba dushaka ubwa nyuma kwisunga ubwato bw'umukiro w'iteka, dushaka no guhobera umusaraba wawe, tugusaba imbabazi dushavuye, dutabaza umubyeyi wawe Bikira Mariya ngo adutabare, kandi dutitimira tutakibasha kuvuga izina ryawe, ariko niba iminwa yacu izaba itagishobora rwose kurivuga, wowe Yezu watanze ubuzima bwawe kugira ngo ucungure ubuzima bwacu, wowe waduhobereye ku meza twahagijweho, wowe wadusekeye kubera igihozo n'ihumure mu gihe cyo kubahiriza isaha ntagatifu, utwegere Mukiza utuza kandi woroshya, maze nutwereka igikomere cyakirana mu rubavu rwawe, uduhishurire umutima wawe kugira ngo ihe ituze imitima yacu icyo gihe izaba irimo gusamba. Nyagasani Yezu, wibuke ukuntu washatse cyane kugukunda, maze ureke kongera kwibuka uburyo twabaye akazuyazi, wibuke ukuntu twasabiye abantu kugira ngo bacungurwe, maze ureke kwibuka ibyaha byacu,
wibuke ukuntu twakoze uko dushoboye kugira ngo twimike utubere umwami w'urukundo, maze wibagirwe burundu ubuhemu bwacu. Wibuke rwose ko wanditse amazina yacu aho ntawe uzashobora kuyahanagura bibaho. Ntabwo tugusaba ibyishimo n'umunezero by'isi, cyangwa ishema n'ikuzo, cyangwa se urukundo rusanzwe mu bantu, ahubwo turakwinginga kugira ngo igihe tuzaba dusamba tugiye gupfa, uzatwereke igikomere cyo mu rubavu rwawe, maze wowe Yezu utureke duhumeke umwuka wa nyuma w'impongano z'ibyaha, w'urukundo no gusenga, turi mu gikomere gitagatifu cy'umutima mutagatifu wawe. Ubu ngubu n'igihe tuzapfira, ingoma yawe yogere hose. Dusabire abenda gupfa n'abanyabyaha. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunguye none, utubarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. dusabire umutsindo w'umutima mutagatifu wa Yezu ku isi yose, cyane cyane mu guhazwa buri munsi no kubahiriza isaha ntagatifu no kwimika ingoma y'umutima mutagatifu wa Yezu mu ngo no mu miryango y'abashakanye. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tuba abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. dusabire ibyo buri muntu uri muri iri koraniro akeneye. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dusabire igihugu cyacu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje muhana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tuba abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. mutima mutagatifu wa Yezu,
ingoma yawe yogere hose, umutima mutagatifu wa yezu, ingoma yawe yogere hose, umutima mutagatifu wa yezu, ingoma yawe yogere hose, umutima mutagatifu wa yezu, ingoma yawe yogere hose, umutima mutagatifu wa yezu, ingoma yawe yogere hose, umutima utagira inenge wa mariya, udusabire, umutima utagira inenge wa mariya, udusabire, umutima utagira inenge wa mariya, udusabire, yosefu mutagatifu, udusabire, marigarita mariya mutagatifu, udusabire, nyagasani yezu ntabane namwe, nawe kandi muhorane, ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. amina, nyagasani yezu nabane namwe, nawe kandi muhorane, ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. amina, nimujyane amahoro ya Kristo. dushimiye Imana.